ijana kwijana ubukwe buryoshye baryoshwa cyangwa se ibirori byabo bishimishwa n'uwo bita coach Fabrice ndetse na Bizimana one more tarisha uramuna ndi kumubona umusore cyane umusore umeze fresh ko mama amafindo cyane binagera kora ikatisa ewa nakabiri mukwita runtu nk'ibyo bigenda neza cyane kabisa cyane nabyishimiye cyane nanjye motari nabyishimiye cyane ni ibikabyo birenze tu babwita udukoryo turenze ngo one more time nitwa Pio nikasubiza ngene BigTown TV the home of vibe, home of showbiz, home of show. Anga niho turi mu bukwe bwawe rero anga bita kuri Village Touristic ni mu karere ka Musanze aho twazanye na wa ninja wo bita Fabrice, coach Fabrice aho agiye gukora udukoryo mu bukwe baramutura bavuga ati wo dusure ubukwe bwacu buzabe ari fresh. That's why niyo mpamvu turi kumwe kugira ngo ibintu bize kuryoha utarika tutabyumva uricyo di wowe ukongera ugakata gake gake ugahagarara aho ngaho ugahagarara aho ngaho ukabisunika kuba ari fresh cyane ibintu ari amavuta ese gatango hereze kasite yawe akiranga byari fresh kudutwara musato umvaga biryoshye byari neza Fabrice warapuwe ibeze fresh is ni amor mama mukomere Yesu nashimye ni fresh one uko ndahagera se ngo kurikirana nabuzwa niki ziko ndaje kuri moto kugira ngera ahantu uri ntabwo byabura man akwambaye neza broski shaka ikibazo akaga sweet ipano kuri ibikweto ziko ari ibintu bitajyana kabisa ni ibintu bitajyana okay anga waje n'ubukwe bwandi watashye ni ubukwe bwa muyomba ariko musaza wa mama musaza mugoni onkre wawe ni anko wanje ubwo wajemo tugiye kubasha umukwe akabyeri karaboneka se akabyeri abo kabura man ndarisoma urarisoma ubango wowe wajemo nuko cyo waje wambaye amapinanga kandi ari kumukoza mambaye chongo ugomba kuba butandukanye nk'ubukwe bw'umunyamuryango wanjye nyine yes ubango waje uranabashimisha waje bite kutazi nora nundi ndabona mwaje muri ntuzo muri abantu benshi bwa timu ya fresh musaza uko fresh kabisa nambaye ibintu muri impanga se aya ntago mwavandimwe ntago turi impanga ariko turabavandimwe manze mujye kurya urashonje ndashonje ntubizi amuje afite inda mwabagabo wajya nakabuye gapitsa hanga none yatakorera kibazo kwa kundi se ako sibali mwamwari ibiki aya ntabyo ari ibiki amvunje mukunda avuga ngo mwamwari iki oya ntabyo katuma tujye kurya twajya gutya twagiye nawe dukomeze natwe tugenda gutya tugenda cameraman ufite n'umuvandimwe wanjye ngo nawe undi umwerekana kabisa aguruka ibintu ari fresh cyane twagiye gutya twagiye tumanuka gake pole kabisa oya no bukwe buryoshye abantu bameze fresh bameze sawa abandi bati aho ngaho gutya suri mawewe okay hagaranga anga akantu warukoze gutya ugenda gutya ndakora mu gifaransa 1 2 3 4 5 6 check darubukwe shadarubukwe nk'abo muntu kabisa ubona ubukwe nk'abo muntu ubundi bukwe nk'abo muntu se ntiwagwari inyuma man uragura banyamana urago cyakoze kabisa reka tujye kurya sasa ongera pe kapusha ngaha utanserebeka abagabo muntagira n'ubwoba nanjye ndicara hano tu nanjye ndicara aha ubonye mbe ndere ibintu byanyu Fabrice we yitwa
nakwibwire ntabwo avuga izina rya mugenzi we. Anitwa Bezimana Jean Claude. Ese ntabwo uva nkanjye bana. Mwese amajwi yose Witwa Bizimana Jean Claude. Ibyo gusakuza se njyambesha barabana. Ntabwo bago nitwa Bizimana Jean Claude. Nitwa Bizimana Jean Claude. Urumva bona ngiye gusakuza ngomba kwiyoroshya. Baramba ndemo. Nivuga ngo ubukwe watashe umufana cyo yabije kari mu yomba uvuga ngo ni wonkerewe. No bukwe. Bwa muyomba w'inshuti yanjye. Nimba inshuti yawe. Ako inshuti ahantu ntuzi ha? Ntabwo mbizi we ndo basanga keshe Muri twarawe. FVA. Reka reka. Nyamike ingofero ahangaha. Nanjye akampagarire hano gutya. Hagarare gutya se. Ahangaha. Ushaka ahangaha. Ako ntuntereje uramenya. Gutya. Kwinyatse se. Ugira gutya kabisa. Cyaza mfite umutwe munini ntiyakwiramo. Yeah, that's it again. Angana bwiye ko turi mu bukwe bwa oncle wa Fabrice. Nibwo twatashye. N'ubukwe bwo dukoryo gusa bayibona. Wamfataga koni hano haboro. Ngira nkaguriki. Ubu n'ubukwe bwa fresh. Bayibonye ariko. Umbisukama. Wango so turi mu bukwe turahantu bwabereye ni Musanze. Aho Fabrice ndetse na mugenzi we Bizimana baje kwerekana cyangwa se kuryoshye bwo kugira ngo buze kuryoha niba fresh. Tugende. Uca. Twagiye. Gutya kaburuka gutya. Gutya. Cool. Bizimana hansanga hano nawe ariko ndamushaka. Bizimana ngwino hano. Twagiye. Uretse. Mugende kuri time yanjye. Kugira ndebe. Murafitana? Twagiye. Gake. Gake, muretse. Twagiye. Gake Fabrice wikwihuta utanyiba cyaka pole tugenda twagiye pole nabananiye sibana nabamboye icyo kikunaniye
kugenda gake ugira gake 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 that's it yo Fabo umugeni turabona ryarise umugeni habuze hajya gufata inkoni biremewe inkoni y'umusaza ntabwo byemewe kuyifata pe nagize n'agasuzugura mumbabare babyeyi ayiwe uzi ko ukora ikintu kikaba cyanakugaruka bameretse gato yitunganye arakuntu yigira neza ikongera ugasiko yarise aho mbe akana gasa neza uretse nkebe gakesha bebe bite umeze neza ako isura yanjye y'abana bibonye bagira ubwoba uko nguko kabisa okay Fabri ushaka undi munyenga undi mwana umunyenga tugenda ngaha ucyo kiba cyita ikinyenga gikuru cyane kabisa kirenze ibindi binyenga byose urani mukuru arakuze uwo ngo arakuze okay uhita udahagarara kabisa gake hagarara gake bebe umunyenga urawukunze yego cyane uyu munyenga n'umunyenga wo ku modoka mwiza nuwe n'uwajya aya vuga ngo akugira imodoka y'umunyenga umunyenga wahabwa na Fabrice cyane kugira ngo Fabrice urarenze witwa nde nitwa Mungeri Faith iga makangana niga mu mwaka wa 4 urakoze sheri urakoze mukomeza kugenda mwirebera udukoryo twa Fabrice ndetse na Bizimana ngaha aho twatashye ubukwe bumeze neza cyane kabisa bunaryoshye cyane okay let's go one more time with a Fabu 1 2 3 4 Fabu Old Boy Kenzo one man kabisa wanamwita kocha Fabu ani gato utaza kwasiga umutwe okay Fabu awashobora gufata ukuguru se ntabwo ipantaro ya iticika birumvikana okay Bizimana bavuga ati kanhezemo wanamwita Bizimana bad man wanamwita Bizi Fab anatoka kabisa ibintu bimeze fresh cyane bavuga ati reka tubatwike tubereke udukoryo turenga ubukwe abantu muzasezerana mwese ushaka ubukwe bwawe ko buryoha bukagenda neza tumira Fabrice ndetse na Bizimana ubukwe bwawe buryoshye bize kugenda neza cyane uvuga uti ubukwe bwanjye ni fresh uretse gatokata Bizimana ngwino hari abantu bashaka gukora ubukwe kuvuga ati dushaka abanyamapine nk'aba ngaba batari ubukwe bumeze fresh mubabwire ahantu bababona badushaka batubona n'ubundi ni nk'isanzwe ni coach Fabrice ushaka wanyuraho ushaka mugenzi wanjye wanyuraho yes ariko nabo nimero yanjye umuntu nkeneye yafata nimero yanjye 078 579 83 kabiri ni coach Fabrice just like izina rihindure rero siko Bizimana izina rya bapapa okay amazina yanjye nitwa Bizimana Jean Claude gutyo kabakire nyine okay mbanje kubasuhuza abadukurikiye mwese amazina yanjye ni Bizimana Jean Claude ntabwo ari hejuru y'uvuga ngo kabakire izigura ukuntu bari bisi nigira uko narisi oya ko kundovaga bwa mbere byari fresh cyane okay nitwa Bizimana Jean Claude watangira mbanje kubasuhuza abadukurikiye mwese amazina yanjye nitwa Bizimana Jean Claude and umutoza wa skate mu Rwanda wankenera yampamagara kuri nimero yanjye nimero yanjye ni 07 8 4
11 89. Murakoze cyane. Ngo yari Bizimana Jean Claude atubwira nimero ye akoresha kugira ngo mumushaka muze kumubona. Umva ko nanjye ijwi nk'iryanyu hari ukuntu ndishobora. Ngo yose turashobora. Ushaka kuvugira hejuru nk'umukobwa cyangwa se ukavugira hasi. Hakatuye kuranga no Bizimana Fabrice nabagumye hariya. Ngiye kuruka ndiwe n'umumfata. nta kibazo biremera. Ndabwa metero uretse gato hagararaho ngaho. Rimwe urumva? Kabiri waguma aho ngaho utanyiba buretse gato uranyibye hano. Ningera kuri gatanu turamfata. Ndahita ngukuraho amaboko. Ako ntuntere jido. Wenda ukubita akaguruka wengere nka gutya. Gutya ngere nka gutya. Ariko umutwe ntugwe hasi, nyine ngere nka gutya. Twagiye. Ningera kuri gatatu twagurutse. Twagiye. Rimwe ese kuntera ubwoba buretse gatariko. Buretse. Rimwe kabiri winkanga mera uriba nta utari kunkanga. Okay twagiye. Rimwe kabiri gatatu. Mwana w'umugi. Kabisa. Uzaba kumufata uzufata. Kabaye ka push kugira ngo ibintu fresh. Ako nashaka gutya. Wankubita kajido gutya. Kenda gutya tukubita gutya. Okay nkubita jido. Asi uzikapfa. Nese murandebera mundebere pe. Uziko nta biro mfite. Oya si ikibazo kiriho. Ikibazo kiki. Kuko uramutugiye no mu mugongo naterwa n'undi tukagenda. Wampeka se? Hari hose turi kumanuka naguterura. Uva mushaka kumpeka. Oya ndaguheka nkaterwa n'undi. Muryango ndawujyamo. Ese umugongo singujyamo. Ngo ndagenda ndawujyamo gute? Jyamo nta. Muretse. Wonye ndijugunye tufata. Oya ndijugunye. Ngo njewe ndagira gutya. Akanyenga ndakarebere muzehe. Ntungwishe se. Abadukurikira barakuzi ni fresh kabisa ngaha Bizimana Batman. Ibi nabikora fresh cyane kabisa. So ibi ngibi ntuza stability ikura Bizima. Stability uvuga ngo uraheka umuntu umujyane kuriye. Okay ngiye ikintu cya mbere nkora ngiye ndizera. Kandi ndasenga. Icyo wishyizemo cyose ugishyizeho umutima. Kandi icyo wakora cyose ugishyizeho umutima ugomba kwiyemeza ko icyo ari cyo cyose wagikora. Mbese umuntu areba akabona ko kidashoboka wowe iyo ugikoze wumva ugishyizeho umutima kandi wizeye. Bizimana Jean Claude ubwo iyo musenga muvuga muti dusenga Imana. Gusa Imana ntabwo wayisenga utizera. Kandi ikindi nta nubwo muri iyi si waba utizera. Hari byinshi ugomba gukoresha kugira ngo wizere kuba uri muzima. Hari benshi baba bagiye. Ni byinshi uhura nabyo bikagenda kugutwara ariko ntibikujyane. Urumva ugomba kwizera ko hari Imana ihari ikurinda buri gihe. Rero nicyo nkoresha nkavuga nti icyo ari cyo cyose icyo nshyizeho umutima ubundi ngomba kukigeraho uko cyaba kimeze kose. Ku munsi ubwo musenga kangahe Bwana Jean Claude Bizimana? Ubundi biterwa n'igihe ufite, singiye kubeshya ngo mvuge ngo nsenga gatatu cyangwa kabiri, ariko rimwe ryo ntiryabura uko byagenda kose. Naba ndwaye cyangwa ndi muzima inshuro imwe ngomba kuyisenga. Mvugira ngo alhamdulillah yala. Oya ntago ndi umwisilamu. Oya cyamvugira ngo maranata. Yesu ashimwe. Ibyo byonyine. Ibyo bihagije cyane. Reka nkomeze negere na Fabrice niba yampeka. Nta kibazo. Fabrice ngwino hano. Mbonye umuntu ugucalenjinga. Tekereza ibiganiro dukoranye byose igihe twamenyaniye. Nturaba akanyenga ngo nterure cyangwa umpeke. Ubwo umariye iki muje? Ese umariye iki? Bigukorere. Tekereza nk'ibyo dutekereza nk'ibyo ngibyo ngo piyoni ka nshaka kuguheka cyangwa guterura. Kabisa yabikoze neza cyane nge ntago nagushobora. Urani ubishoboye. Urani ubishoboye nicyo gisore. Ako cyara nariyere ko kingana. Hari umuse urabura yaryo nk'ibyo by'umuceri tuvugisha ukuri. Bagiye kuzanira ibyaryo. Okay, that's it.
nshuti mwese tubahaye ikaze kuri uyu munsi. Mwumve mwishimye kandi rwose mwumve nkaho muri iwanyu mu ngo, munezerwe n'ubundi. Yesu ashimwe. Uyu munsi dufite ubukwe bw'abageni. Abageni bacu dufite umusore wubashye Imana, dufite n'umukobwa wubashye Imana. Haleluya. Agira ngo rero ubwo tugiye kubasezeranya muze kunyemerera ntangirire kuri iki gikorwa gikuru. Ndagira ngo sabe Janvier turatsinze ndetse na Alliance mbaguru. Mugihagaze ndagira ngo sabe ababyeyi ba Janvier muhaguruka, kandi bahaguruka mujye mubakomera amashyi. Sinzi ibiganza byanyu ikintu kinini. Bari ababyeyi ni abantu bakomeye cyane, batumye duterana nabo hamwe ku bufatanye n'abana babo bakadusuhuza. Murakoze cyane. Tugiye gutangira umuhango wo gusezeranya Janvier ndetse na Alliance, ariko ndagira ngo muhe uburenganzira bwo kubasezeranya. Imiryango mwabukereye nabibonye, kandi hari ibyo amaso yanyu ari kumva, ariko ndashaka proof, ndashaka ikimenyetso gifatika. Ndagira ngo nerekane aba bageni bwa nyuma, cyangwa se berekane barange bwa nyuma mu itorero Yesu arakiza, hanyuma munyemerere kubashyingira. Uyu mwanya ndabaza ikibazo. Janvier agiye gushyingiranwa na Alliance. Niba hari umuntu uwo ari we wese waba ufite impamvu yatuma yumvikana, yatuma ntabasezeranya, akaba avuga ngo ibyo tutakemuye na Janvier cyangwa na Alliance, arashyira ikiganza cye hejuru gutya, impamvu yitwaye agaciro rwose. Hariho umuntu? Ndasubiramo. Niba hari umuntu uwo ari we wese waba ufite impamvu yumvikana y'ibyo batakemuye na Janvier, y'ibyo batakemuye na Alliance, bavuga agiye gushyingirwa ariko hari ibyo tutakemuye, ndagira ngo barange bwa nyuma basaba n'uburenganzira bwo kubashyingira. Niba hari ufite impamvu iyo ari yo yose arazamura ikiganza gishyire hejuru. Urabona ari impamvu. Ndongera agasubira mu bwa gatatu. Hari umuntu waba ufite impamvu yatuma gushyingiranwa kwera kwa Janvier ndetse na Alliance bidahabwa agaciro mbere y'uko iyo mpamvu ye isobanurwa? Niba ahari yazamura ikiganza agashyira hejuru, hanyuma tugaha agaciro n'iyo mpamvu. Urabona ntawe ukomere Imana. Janvier mwicare, wewe mwicare. Ubwo hari ncunze ko bambwira ngo hari bitarakemutse, ariko ntabyo mbonye. Nshimiye Imana nanjye nari mbifite mu cyizere, habwa n'ubuhamya bwa Janvier ndetse n'ubwa Alliance. Ubuhamya bwabo ndakemangwa, haba mu nzu y'Imana, haba no mu muryango. Rero Imana ibaho umugisha ko mubingaragarije, nanjye munyemerera kubashyingira. Murakoze. Umuhango wo gushyingiranwa kwera ntabwo ari ibihimbano, ntabwo ari twe twabitangiye, ntabwo ari igihe wabitangije, nta nubwo ari umupasiteri wambanjirije wabitangije. Ni umuhango watangijwe n'Imana ubwayo. Bibiliya iyo usomye igitabo cyose cy'itangiriro, itangirana no kurema. Ibintu byose mubona mu isi nibyo tutabasha kubona kubera ko biri kure yacu, byaremwe mu minsi 5.
umunsi wa gatandatu Imana irema umuntu. Imana irema umuntu w'umugabo witwa Adamu, imushyira mu ngobyi ya Edeni. Ubwami bw'Imana hano mu isi bwari buyobowe n'Imana ubwayo ariyo mwami, noneho bukagirwa n'abaturage yari Adamu ndetse n'uwo yaremewe Eva. Hakaba n'igihugu bari bemerewe guturamo cyitwaga ingobyi ya Edeni. Amategeko bagenderagaho, Imana yari yababwiye ngo bagende bahingire iyo ngobyi. Guhinga ntabwo ari umuvumo w'uko ngo twakoze ibyaha niko abantu benshi babitekereza, ariko mbere y'uko icyaha kiba Imana yari yababwiye kujya gukora. Haleluya. Rero abo bantu babiri baba mu icyo gihugu cyitwa Edeni. Imana imaze kurema Adamu yararebye ngo ibona ataba wenyine. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Itangiriro. Iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Bibiliya isobanura neza ko umuntu Imana yagiye ikajya mu cyondo ikamubumbamo witwa Adamu, ariko Eva ntabwo Imana yongeye gusubira mu cyondo, ahubwo yasinjirije ubuticura umugabo witwa Adamu. Asinziriye irazikora mu rubavu rwe, imaze ikuramo urubavu rumwe, Bibiliya iravuga ngo ihasubiza inyama. Imaze kuhasubiza inyuma ifata rwa rubavu rumwe, iragenda ikora tekinike yayo, ikora ubuhanga bwayo, ikuramo undi muntu w'umugore witwa Eva, iramuzana imushyira iruhande rwa Adamu. Irangije Imana iramukangura. Ikanguye Adamu akanguka asanga umuntu iruhande rwe, ahita atangira kuvuga imitoma no kumushima, atangira kuzurwa n'urukundo, yuzurwa n'ibinyamuneza, atangira kumuvuga imyato, atangira kuvuga ngo uyu nguyu nakara ko mu mara yanjye, ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, azitwa umugore kubera ko yakuwe mu mugabo. Haleluya. Anezezwa n'umugore Imana yari imuhaye. Bahabwa inshingano zo kubyara, kororoka, kugwira, kuzuza iyi si. Imana ntabwo yongeye kurema undi muntu ngo imushyire hano, ahubwo nibo bahawe ububasha bwo kubyara abandi, cyangwa se bigereranywa no kurema abandi. Haleluya. Imana yahaye umugore n'umugabo kubyara no kurema abandi. Hari ibyo bita stewardship cyangwa se inshingano bahawe nk'umugabo n'umugore. Uyu munsi iyo tugiye kubasabira umugisha nizo twongera kwibukiranya tukabibutsa, ariko si bo bonyine tuba twibutsa n'imiryango, abandi bagabo n'abagore babana bashakanye, tukanongera guhugura abasore n'abakobwa bagiye kubana. Ntabwo mbitindamo cyane bya stewardship cyangwa se inshingano zabo, ariko turasoma mu gitabo cy'Abefeso nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ibice 5. Abefeso ibice 5 duhereye ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda,
kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Amen. Paulo yandikira Abefeso arimo abibutsa ku nshingano. Hari ibintu yagarutseho. Umugabo yamusabye gukunda umugore we. Aravuga ngo urugero ni Kristo. Kristo yakunze itorero araripira, ngo araryeza, aryezesha amazi n'ijambo, ngo kugira ngo azaryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Haleluya. Rero ndasaba Janvier ko yahaguruka, agahaguruka na Alliance, kugira ngo tugire amasezerano tugirana uyu munsi. Hari igihe abantu bamwe bajya bashyingiranwa n'abantu ngo imiryango ngo ariyo yabikoze, umuntu atarikundiye, umuntu atarabanye na mugenzi we, umuntu ataziranye n'uwo agiye gushakana nawe. Ariko ndaza kubabaza, ndaza gusaba rero umuntu pare cyangwa se undi abakiriza mikrofone, kugira ngo tugire ikiganiro gitoya twajya tuganira. Murakoze cyane. Janvier niwe ndi guhehombaza nk'umugabo mu rugo. Janvier, Alliance uramuzi? Waramwikundiye? Yego. Mumaze igihe kingana iki mukunda? Maze myaka irenga 3. Warasuzumye neza ubona ari we wakubera umugore? Cyane. Mumuha amashyi ijambo. Nakubaza Alliance nawe. Alliance, Janvier uramuzi? Yakubwiye ahantu hose yagiye anyura, mu nzira zose yarakubwiye? Wifatiye umwanzuro wo kwemera kubana nawe nk'umugabo wawe uzabana iminsi yose yo kubaho kwawe? Urakoze cyane, mumuha amashyi nawe. Turaza rero gukoresha izi nyandiko. Janvier rero ndakubaza imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo, imbere y'imiryango, abavandimwe ndetse n'inshuti, ndakubaza ko wemera gusezerana n'uyu inshuti yera Alliance akakubera umugore. Niba ubyemera uravuga ngo ndabyemera, nurangiza umanike ikiganza cy'iburyo usubire mu iyo ndahiro iri imbere yawe. Ndabyemeye. Amashyi menshi cyane. Imbere y'Imana isumba byose, izaho ubugingo buhoraho abayikorera. Waba uhagaritse gake. Alliance, urwo rurabo ruhereze marene, ibyo ari kuvuga abivuge agufashe ukuboko kw'ibumoso kwe, kugufashe ukuboko kw'iburyo. Ndasubiramo. Imbere y'Imana isumba byose, izaho ubugingo buhoraho abayikorera, igaca amateka abayihemukiye n'imbere y'itorero ryayo. Yewe turatsinze Janvier, nemeye ko wowe inshuti yera Alliance umbera umugore yihitiyemo, tukazabana uko twabyiyemeje, kandi dukurikije uko itegeko ry'Imana risaba. Nzagukunda utoneshe, witeho, urwaye cyangwa utarwaye, ukize cyangwa
twashakanye ubyaye cyangwa utabyaye sinzagusimbuza abandi bagore, nzabana nawe akarama. Isezeranye mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Alliance, nawe ndakubaza imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yombi muri rusange, ko wemera gusezerana n'uyu Janvier akakubera umugabo ukazabana akaramata. Niba ubyemera uravuga uti ndabyemera, nurangiza nawe urakoresha iyo ndahiro iri ku ayo masezerano mugera mu munsi. Imbere y'Imana isumba byose, izaho ubugingo buhoraho abayikorera, igasha amateka ku bayihemukiye, n'imbere y'itorero ryayo, jyewe Stella Alliance nemeye ko wowe turatsinze Janvier mbere umugabo nihitiyemo, tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko itegeko ry'Imana ribisaba. Nzajya mugandukira, mutoneshe, mwiteho, urwaye cyangwa utarwaye, ukize cyangwa ukennye, ubyaye cyangwa utabyaye, sinzagusimbuza abandi bagabo, nzabana nawe akaramata. Bisezeranye mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Ndagira ngo nsabe Janvier utwigurure Alliance, mwereke umuryango. Mwongere mumuhe amashyi Janvier. Murakoze. Ndagira ngo basabe ko abateguye impeta zabo muzizane. Janvier nk'umutwe w'urugo ni wowe n'ubundi ubanza kwambika Alliance impeta. Ushobora gukoresha iyo ndahiro iri aho hepfo cyangwa se ugakoresha amagambo yawe bwite, byose biremewe. Karibu. Wambitse urafata urutoki rwabugenewe, ukuboko kw'ibumoso. wambitse iyi mpeta ikubereye, kubera ikimenyetso cy'amasezerano tugiranye uyu munsi, kandi neguriye ibanga ry'urukundo rwanjye rwose, bikoze mu izina rya Data wa twese, y'Umwana n'Umwuka wera. Alliance, mwambitse iyi mpeta ikubera ikimenyetso cy'amasezerano tugiranye uyu munsi, kandi neguriye ibanga ry'urukundo rwanjye rwose, bikoze mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. ndagira ngo Mana ubateze imbere muri byose. Ndifuza ko urugo rwabo ruzaba isoko yo guhembuka kw'ingo nyinshi, urugo rwabo rukaba isoko y'amahoro, rukaba isoko y'umugisha,
urugo uruteze imbere mu izina rya Yesu Kristo, urugo uruzamure kugira ngo abababaye bose nibarugeramo bajye bahembuka, bajye bakira izo ntimba zabo n'agahinda kabo. Abasenyeye kugira ngo tuzaba urugo rw'intangarugero mu rukundo, mu bumwe, mu bwuzuzanye, mu bufatanye no kukubaha muri rusange. Urakoze Kristo kuzabana nabo, abashoboza kubana neza n'abaturanyi, kubana neza n'indi miryango, bakazabana neza n'abana bazabyara. Senze ryo ngizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Oda kari ubukwe bumeze cyane kabisa, ubukwe bwitabiriwe ijana ku ijana, ubukwe buryoshye, baryoshye cyangwa se ibirori byabo bishimishwa n'uwo bita Coach Fabrice ndetse na Bizimana one more time. Oda ko ubukwe bumeze cyane cyane kuko ari naraye one more time ita BigTown bamwita Bizimana Jean Claude cyangwa se Bizimana John Claude ubona ko kabisa agenda ameze fresh, ibintu ari fresh cyane kabisa. Mama yake na mama ni show batavugira ngo ona show ibintu neba neza cyane kabisa. Wayibonye ndi kubibona ubona ko ubukwe bwiza cyane kabisa, ubukwe abantu ubukwe bwiza cyane ko abatipe bagendera kuri skate cyangwa se ku mapine bagiye imbere bavuga batereka tubaryohereza ibirori, urumva tereka turyoshye ibirori, moto tuzigendeho, amapine tuyagendeho, tubereke uko ibintu bigenda, natwe turazireka tubibereke, natwe abamotari katubajyane ku karasisi, tubajyane ku karasisi twitowe ku murongo turebona abageni baberewe kugira ngo ariko Musanze isa neza, Musanze irasa neza, ubona ko ibintu bimeze neza cyane kabisa.
abakobwa beza abasore beza ku muhanda ubona ko bavuze bati ubukwe nta kataraboneka ni ubukwe buryoshye kameramani kibro binefite neza cyane kabisa neza bimeze biryoshye aho kazo kubita bimeze fresh nane ngo nje pio ni kandi ubwa mbere ntashuke nk'ubu ngubu ubukwe buryoshye nk'ubu bw'amapine uvuga ati ibintu ako bafite n'ubwoba wari umuntu ugenda reba rero umujima uri ku mapine imodoka yahagaze imbere vuti ishaka kumugonga ariko kubera ubuhanga bafite ntago imodoka ishaka kumugonga ubona ko ari bemeze cyane kabisa ndavuga nti mukomeze kuba natwe anga tugeze rero naho bita mwibereshi Yesu muri ya gatandatu abantu batahazi Energy ni radio yitwa Energy radio Energy niho tugeze kabisa ubona ko biyerekana ibintu bigenda biryoha cyane ewana mota si ubwa mbere n'ubukwe ni ubwa mbere ubukwe ni ubwa mbere nabubona bose ubukwe butangaje bose ni numbatse nanjye nako bisa n'ubukwe budasanzwe pe ni ukuvuga ngo ubu ni ubukwe bugabura motari akagaburirwa umushoferi akagaburirwa urimo ubireba amaso yakamunogera ese ibintu bikagenda neza bikaryoha ukavuga uti njyewe naragiye ubukwe bwanyoheye torera bamwita Bizimana kabisa Jean Claude bigenda bimeze fresh kabisa noneho kibro wakata dufite n'imbere dukata uramubona ndi kumubona n'abanyamagare barebe n'abanyamagare umusore cyane umusore umeze fresh ko mama amafindo cyane binagera kora uko biba fresh cyane fresh cyane Bizimana Jean Claude wayifashe unakono ukegera nka gutya ukuntu gutya ibintu ubona ko ni ibintu biryoshye cyane kabisa aho tugeze imbere y'isoko rya Goyiko cyangwa isoko rya Musanze ryitwa Goyiko Plaza iba yita Goyiko Plaza ibintu kabisa bimeze fresh cyane ibintu biryoshye cyane kabisa urabona ukuntu bimeze Magebuzo hano Musanze Goyiko Plaza imbere ya Goyiko Plaza One more time, man. Wanaita BigTown TV. Famu. One man kabisa. Chankula one boy. Batangaye. Bad man. Ubukwe bakabona kabita. Ubukwe bwa Janvier ndetse na Alliance. Tugana turyoshye ibintu kabisa. Bavuga bati mureke twereke ibirori. Abanyamusanze bose babone ko ibintu biryoshye cyane ibintu bimeze neza cyane wumiwe abantu bose jewe ndabibahereza ugenda gake tugenza gake abantu b'inyuma tuvuga ngo ibintu bimeze gute mukurikira nakwambia Bizimana Jean Claude akata kabisa moto avuga ati ibintu ni fresh wokurikira cameraman wanje kabisa uvuga ati ibintu ni muzuri ibintu ni wanene ibintu ni waneza urabibona kabisa ukata bekatisa moto uyikatisa gake nawe ikata ukajya moto uri
barifata baryita ifoto baryita ifoto ukavuga uti ibintu biraryoshye ibintu biba neza kabisa fresh abantu dukurikirana kuri BigTown TV ndakeka mwese mwaryohewe akavuga beza pe ikibizo kabisa mutatu mwiyago wa kibizo kumva nta nubwo sinzira ngo bikunde uragenda mu biro ukavuga uti njyewe birazi kubera ikibizo uramuka byambaye nakabiri kwita runtu nk'ibyo bigenda neza cyane kabisa urabona ukuntu baba bagenda kabisa iyi bayita Musanze City iwabo w'ibirayi nuko ibirayi ko byagize byahenze ko nta kibazo ewa kabisa akoze ko nanjye hari ukuntu kumva ndi kubyibuha ukuntu uzi ko hari ukuntu ukora inkuru cyangwa se ujya kureba ibintu utandukana no kubikora neza ukumva byushye nawe cyane nabyishimiye cyane nanjye motari nabyishimiye cyane ni ibikabyo birenze tu babwita udukoryo turenze ngo one more time bad man bizi bana bad man wallahi njye napfuye urumva hari nufatwa